Impyiko ni ebyiri mu muntu, iburyo n'ibumoso mu rwicariro hirya y'amara manini, zishinzwe gufatanya n'amara n'umutima n'umwijima gusohora imyanda. Umva ukuri. Zaburi 103 umurongo wa mbere haranditse ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Umva ukuri. Icyo dushatse kumenya none ni impyiko zawe. Impyiko ni ebyiri mu muntu, iburyo n'ibumoso mu rwicariro hirya y'amara manini, akaba izo mpyiko hejuru y'intakara zirahari, zishinzwe gufatanya n'amara n'umutima n'umwijima gusohora imyanda mu mubiri no mu maraso. Uwo niwo murimo wazo. Zifashwa umurimo wazo n'amazi tunywa n'intoryi turya n'imboga zitwa seleri ndetse n'akitwa pasteke, ibyo bita watermelon. Izo ni inyunganizi zazo: amazi, seleri, intoryi niyo bita watermelon cyangwa se pasteke. Iyo wabwirwa n'iki ko zirwaye, wihagarika inkari nkeya, ugira inyota nijoro, zizamwa amabuye, ukubyimbya amaso, zishobora kuziba burundu. Icyo nicyo kimenyetso cy'uko zirwaye. Igihe bazikeneye iki rero? Iyo ziri kuziba, gabanya umunyu, gabanya karoti, gabanya umwembe n'umuneke. Icyo ni igihe ziziba ziri kurwara icyo bita nephrose. Icyo gihe ukagabanya ibyo kurya byose bikungahaye muri proteine, ukarya ibinyampeke byinshi byo byuzuye. Ibyo uzabisanga mu gitabo cyitwa Santé par les aliments, page 229 230. Menya impyiko zawe, ibyiza Uwiteka akubwira byose ubyubahirize, nawe wisobanukirwe. Kumenya kurakenewe. Hirya yo kwizera ingeso nziza, hirya y'ingeso nziza kumenya, hirya yo kumenya kwirinda. Ubwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 5. Imana ibane nawe.